byageze aho abantu bakira gupfa nyine barapfa. Ikabare habaye ubwicanyi ndengakamere, n'ahandi bwarabaye, ariko Ikabare ni umunsi bishe abantu benshi. Ku wundi munsi ukurikiyeho kuri 13 abantu bari barangiye, byari ukugenda bavuga ngo dutoragure turebe uri mu gihuru, turebe uri hariya, gutyo nta ubwicanyi bwabaye. Umunsi umwe n'ikintu badupangiye, baragipanga kugira ngo iminsi yose kirarangira. Bishe abantu kuri uwo munsi wo kuri 12, bishe abantu utatekereza ko ari umuntu muvukana, muturanye, mwasangiye, mwabanye, mwari kumwe n'ijuru. Abana ba papa twari 6. Yego. Na papa. Ubwo mwari umuryango w'abana. Jenoside yabaye muri 7 mu rugo. Twari 8. Yego. Twari 8 mu rugo, na nyogokuru twari na nyogokuru. Hari na masenge wari uri aho ngaho, wabaga mu rugo n'umwana we. Yego. Twari nk'abantu bagera mu 10, ninjye wasigaye. Uko nakaryamye aho ngaho mu matongo, ngiye kubona mbona akadirishya kari gari bagakubise umuhoro kaguye imbere, kandi ubwo nari ndi mu nzira zo kubyuka ngo ngende usubire mu bihuru, nshake aho nakwihisha mu bihuru aho ngaho. Idirishya bararikubita rigwa imbere, mbona ahantu hararangaye habaye ku maguru, hariya harakinguye, inzugi bazimazemo, iryo dirishya ryasaga n'irikinze, barikubita umuhoro rigwa imbere. Nta kindi nakoze, urabona kera uburiri bwariho bubakaga intara, urutara rw'ibiti bakarambura nyine. Njye nahise manukana njya muri rwa rutara munsi, njyama mu nguni gutya. Ubwo nyine byari ugutegereza gupfa. Nyogokuru ahita asohoka yicara ku muryango, bati umwana wawe arishya? Ati ntawe nigeze mbona. Ati ko batubwiye ko yaraye aje? Iyo sinzi, njyemo murebe, mujyemo. Yansabye ikintu kimwe, yarambwiye ngo kuguhisha ukazana isambu no kukureka ugapfa, urahitamo iki? Nabwo ese isambu y'iwacu kuyizi, nibaramuka n'ubundi ko bazayitwara, wumvaga izatwarwa n'izindi nterahamwe? Ni interahamwe bari batangiye gutera imihati, batangiye gushyiramo imbago mu masambu, bigabanya. Mu rugo iwanyu mwari umuryango w'abantu 10 wasigaye wenyine. Igikomere cyangwa se umutima wo kubabarira ba bantu bakwiciye umuryango, imbaraga zo kubabarira no gukomeza kubaho, uyu munsi ukaba uri umugabo ufite umuryango, wazikuye? Urakoze. Ntabwo byari byoroshye, n'ubu kandi ntabwo byoroshye, ariko hariho gukurira mu muryango mwiza no kurerwa neza ukivuka. Ibyo bituma hari ubumuntu buza mu muntu. Dukomeje kubashimira ko mukomeje kubana natwe muri kino gihe cyo kwibuka, aho Muraho Rwanda yifatanyije n'abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'isi yose kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero turacyari muri ya minsi 100 yo kwibuka, nk'uko twabibateguje, nk'uko twabibabwiye kuva twakwinjira muri kino gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzabagezaho ubuhamya butandukanye bw'abacitse ku icumu. Rero nonaha murabona ko turi kumwe n'umutumirwa, ni umugabo nawe yacitse ku icumu ryakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Rwamagana. Reka rero muri ya gahunda twiyemeje yo kumva ubuhamya bw'abantu 100 batandukanye, reka tumuhe ikaze atangire atwibwira ndetse anatubwire muri make inzira ye y'umusaraba yo muri 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, uko yatangiye, uko yamugendekeye ndetse n'uko yaje kurokoka. Tubahaye ikaze. Mwatangira mwibwira abadukurikiye, mugahita munatangira mutubwira ubuhamya bwanyu. Urakoze. Nitwa Nzahumuyoboka Gilbert, ni umugabo ufite umugore n'abana, ntuye inaha Ikabare, umurenge wa Muhazi, niho narokokeye. Yego. Kandi niho twari dutuye kuva. Yego.
Gilbert jenoside yabaye ufite nk'imyaka ingahe? jenoside yabaye mfite hagati y'imyaka 10 na 15. Bari mukuru. Okay, wari umwana ariko warabyibuka, umuntu afite imyaka 15 ibintu byose arabyibuka. byose nabirebaga uko byagenze. Yego, nadukomereze. Nk'uko wari ubivuze, inzira y'umusaraba yabayeho byatangiye kera tukiri abana, ko twarageranaga n'abandi, imvugo zibigaragaza. Twajya ku ishuri mbere 94 uko baduhagurutsaga mu mashuri, ko ndibuka nigaga Isinda, baraduhagurutsa rimwe, baduhagurukije tubimenya neza, mbimenya nigaga mu wa kane, baza kuduhagurutsa, njye nsigara nicaye. Nsigaye nicaye barabaza uwo uticaye udahagurutse, ntabwo njye ntabwo ndi umututsi. Ko icyo nibuka ari umwarimu witwaga Mazimbi, nawe wavuze ati ntabwo uri umututsi, ba Efuremu ari basobanura na Sengoma. Bo bahagurutse, we ntibahaguruka? Bo ni ababyeyi, yari abazi. Yego. Ariko kubera ko njye bavuga ngo abatutsi bahaguruke, n'abahutu babanzaga abahutu bose bagahaguruka ari benshi. Noneho bahagurutse abatutsi, wumva waba ufite n'ipfunwe, kuko njyewe nsigara nicaye. wabonaga nyine, kuko iyo umuntu ari umwana nyine wabonaga ibintu bitarimo abantu benshi, kumva ko harimo ikibazo. Ibaze ishuri ry'abantu nka 30, niyo mugahaguruka muri nka 3 cyangwa 4, bitera ipfunwe. Muhita mwumva ko cya cyiciro kirimo abantu byari bimaze kuba akamenyero, bifite ikibazo. turahaguruka. Aho kubera ko avuze gutyo, we yari abazi wo kudahaguruka kwa Efuremu na Sengoga basobanuye. Nyine ndahaguruka, mpagurukana n'undi mwana w'umukobwa wa hano Isinda, Isa yari veterineri, bamwitaga Fideli. Yego. N'undi we hepfo, umwana bitaga Shumbusho wepfo za Nsinda. Duhaguruka turi 3, ariko nyine urumva bo bari bamaze kutumenyera twese, batuzi famiye zose. Gutyo bigenda bikura, noneho kugeza n'aho inkotanyi zitereye, ariko batangira kugenda hari amagambo baduseserezamo bavuga. Noneho rero ibyo ni ibyabaye mbere. Noneho ahantu twaje kubonera ko bimaze kubyumva, twari tumaze no gukura, ndangije wa 6 tuza kwiga hano i Kabare muri Serayi. Ndibuka baraje, hari umukobwa bitaga Kabarongi Solange, iwabo bari baravuye mu Mutara, aza ariko bahita batwumvisha ko ari umututsi waje. Ubwo muri uwo mwaka, muri icyo gihembwe, nibwo noneho jenoside yari itangiye. Ko twarafunze mu gihembwe cya mbere, tugiye gufungura nibwo Habyarimana yapfuye ku itariki 7, ariko tuzafungura ku cyumweru gikurikiraho, ku wa mbere ukurikiraho. Turaza, noneho urumva yamaze gupfa, biba ngombwa ko bisubikwa, byo gufungura birasubikwa. Turarekera kuri iyo tariki ya 11 nibwo yagarutse nijoro, adukura mu rugo, ankura mu rugo na mushiki wanjye na barumuna banjye, atujyana ahantu mu gihuru, avuga tukomeze urebe abana ko ibintu turabona bitoroshye, ninjye buze kuhabakura. Yego. Adushyira muri icyo gihuru cyari iruhande rw'ahantu bitaga kwa Mukarunyana. Ndibuka naje kuva mu gihuru nijoro, mvuga ngo najyana abana bakajya kuryamayo. Ngezeyo nsanga abahungu be barimo baravuga ngo ejo dushobora guhera ruguriye, ngo tuzahera ruguru tumanura tujyana muri Muhazi. Nahise mva mu gihuru, mfata abana turazamuka dusubira mu rugo. Ngize amahirwe mpura na papa mu rutoki, aje kutureba, aratuzamukana amubwira uko bimeze. Tugeze mu rugo hadusanga abandi bantu baturutse impande bose baje kurara hamwe, bari aho ngaho mu rugo.
n'abakecuru bose turicara mbabwira ibyo nsanzwe bavuga, noneho hazamo n'abacunga neza aho turi, turarana aho ngaho tukagira ngo wenda nuko duturanye baje kutureba, naho ni gahunda barimo baracunga. Bigejeje mu gitondo barongera barazamuka, ariko arambwira turava hari uko nje kubareba mbabwire. Baraje bageze aha, hano niho bageze ruguru basanga ibintu byahindutse. Uko bazamukanye bari kumwe n'abaturanyi bacu, basanga si za nterahamwe ahubwo, basanga si interahamwe bagiye kurinda, ahubwo bazamukanye igikundi, bagera ruguru bo bagahita bacamo bagasanga abaruguru. Uvuga ngo Abatutsi bose uko baje aha birundanyirije hamwe, bahise babapangira iyi mihanda uko imeze. Hano hari uduhanda tumanuka tukagera kuri Muhazi, hano hari igikundi kiri buce aha, hariya hari agahanda, hari ikindi gikundi, mbega uduhanda twose dushobora kuri Muhazi. Avuga ati turabafatirana na Muhazi bose, nta uri budusige, Muhazi iramwica. Wa mwana mwari kumwe ku ruzi nimugoroba mukina umupira muragiye, akaba ari wo kuvugiriza induru. Ko ndibuka hari ahantu twaciye gutya tugeze ku mukecuru bitaga Nyirabugwiga, twaratambitse tugeze hirya, ahita ahamagara umugabo we ngo ko babasize muri mu biki. Bibaza umukecuru abantu bose bari bahagaze gutya babona mwiruka ngo barabasize, noneho ngo baragiye n'ihene n'ibiziriko n'imigabo. Narakomeje, ubwo ngewe nagize amahirwe yo kwambuka mbere, ngera Nsinda, hagati ya Nsinda na Kabare. Ubwo nibwo inzira y'umusaraba yacu yatangiye. Ko nageze Nsinda hakurya, turahagarara tureba Kabare, tureba inaha tubona amazu, ibikoni uko bubakishaga za nyakatsi birere, n'inzu zari zihari z'ibigoni. Inzu barazitwika, tubona umuriro utangiye kuba umuriro, ibyo utakekaga twese ubwabo buratwica tubivugereje. Ahagarara ndibuka abantu bose bageze, twe twambutse muri iki cyiciro cya mbere, nta guhunga, byageze aho abantu bakira gupfa nyine barapfa. Kabare habaye ubwicanyi ndengakamere, n'ahandi bwarabaye, ariko Kabare ni umunsi bishe abantu benshi. Ku wundi munsi ukurikiyeho kuri 13 abantu bari barangiye, byari ukugenda bavuga ngo dutoragure turebe uri mu gihuru, turebe uri hariya gutyo. Nta ubwicanyi bwabaye umunsi umwe, n'ikintu badupangiye baragipanga ngo iminsi yose kirarangira. Bishe abantu kuri uwo munsi wo kuri 12, bishe abantu utatekereza ko ari umuntu muvukana, muturanye, mwasangiye, mwabanye, mwari kumwe nijoro muvugana neza, ubona nta kibazo kiri aho ngaho, mwari mumusangira nijoro. Byabaye ikibazo cyane, turihangana. Nahise mpanga guhita ngaruka ahubwo Kabare kureba niba papa wagihari, kureba niba iwacu baba bagihari. Ariko hari umuhungu bita Kanyangwaga, data wacu w'Insinda, aho ngaho nahoze nkubwira mbere, banshinjaga bati ko uwo duhaguruka bari ari iwanyu, waba uri umuhutu ute kandi hariya nabo ari Abatutsi. Nahise yarambwira ati wowe vayo, ntugire ikibazo, turagendana. Ndavuga nti ndaje. Nahise nkata nsohoka mu kigo, hari igihuru cyari inyuma y'ikigo aho bitaga kuri Yiga, nkata ninjiramo. Maze kwinjiramo, abandi bapanga kugenda, noneho batangira kubaza ngo ndi hehe, bati ubu yapfuye. Bavuze ko napfuye ndabumva, ndavuga nti mugende nanjye. Nahise manuka aho ngaho, nkigera muri cya gihuru ndamanuka nshaka guca mu muhanda nyuraho n'ubundi nanyuze kugira ngo ngaruke Kabare ndebe iwacu ko bariho, wenda nta kibazo. Ndagenda hariya
polisi yigishiriza hariya batekera ku gikoni, hari igiti cy'umugano n'ubu iyo mpageze ndahagarara cyane nk'igihe cyo kwibuka kuri 15 iyo ngiye mbanza kugerayo, ndahagarara noneho nterera amaso iwacu Kabare n'igishanga gihari cyari igishanga kinini, ndavuga ndamanukira ahangaha. Cya gishanga nakigenze amasaha arenga nk'atatu. ushobora kugenda ukwepana n'ibitero cyangwa inzara igishanga cyari kinini ari n'umwana kandi nari umwana. Noneho ikindi kibazo nahuriyemo nacyo, wageragamo hari abantu wenda n'umuntu yihishemo, yakumva ukubise bya bishanga nawe agahunga, nawe wakumva bizi nawe ukongera ugahita ukagaruka ugahunga ugasubira inyuma. Naragiye aho nashokeye, nagiye kubona nahageze inshubizi, najya kubona nkabona nsubiye haha kandi bwari bunije, bumaze kwira rwose, bimaze kuba nka saa moya n'igice. Noneho rero nza kugira ibyago ariko ngira n'umugisha, hari umugabo wa hano ku murenge we warajyanye n'abandi ubwo bamanukanye gutya, bamwitaga Gatama wa hano kwa Rukara hepfo w'umuhutu, niwe wamfashije ubwo abo dukwepana nabo bihisha, niwe wamfashije icyo gishanga. Turacyambuka mbona duteye i Kabare aho bitaga ku Mwaro w'Abahinda, uhura n'intumbi, uhura n'ibiki, mbega ikibazo kiba ikibazo. Naje kubasha kugera inaha se, twaraje tugeze hano hepfo ku mugabo bitaga Rwabutozo, ari kwa muramuwe, yari muramuwe, habaga mushiki we. Turaza twinjirayo, umugore Rwabutozo uwo ntawe twasanze, ahubwo umugore niwe twasanze. Arambwira turajya he ko abantu b'inaha bari bukwica. Nawe yasenganaga na papa wa Pentecote, ati turajya ko bari bukwice, nasamaze gupfa. Papa wawe wasanze bamaze kumwica? Bari bamwishe ku manywa kuri 14 nibwo bamwishe, naje kuri 15 we bari baraye bamwishe kuri 14. Ndaza umugore uwo mushiki we wa Gatama ababwira rero barakwica, n'aba baraha sinzi kuri bubakiri. Ngiye kubona ko kubaza bahita badusanga aho ngaho. Uwo mugore wa Rwabutozo niwe wavuze ati uyu mwana mwamuretse agasanga nyirakuru ko bamuretse, wenda mukaza kumusanga we mukamwicana nawe, ariko ntago ahangaha. Bati nagenda ariko n'ubundi turamwica. Ahita akingura urugi rw'inyuma, nca nko mu muharuro ndazamuka, ngeze aho bita kwa Kayungu, hari umugabo bitaga Dederi, arambwira ati ariko ugende, ati ntuciye kwa Mukarunyana ko hari inzira yamanukaga aho ngaho ku muturanyi wacu bitaga Mukarunyana, ati bugingo niwe wamaze kwica so, nawe nakubona ahita kwica. Ubwo bandi bahita baherekeza nde Gatama bamuzana iwabo hano mu Byezi. Bakihagera bene wabo baramwataka, bati ubundi wajyaga he, ati ubundi bimeze gute, ati ariko nazanye n'umwana wa Kanani. Ndaza n'amajoro namaze n'iki njyama, ariko buri buke bongera bahita kwihisha nkagenda. Ariko ubwo byari ukuryama he, amazu bari bayashenye, nta nzugi zariho. Abarumuna banjye ubwo bo basigaye Gishari, bo basigaye Gishari babatwara gutyo za Kavumu, bose baguye Kavumu. Nabo nta n'umwe warokotse n'umwe, n'amasenge wari uriyo bose. Ukuvuga ngo we wagarutse nabo bakomezanyije bo bahise bakomereza na ba bandi barokotse ayo masasu bagenda bose biciwe Kavumu, niho batikiriye bose, nta n'umwe wigeze aharokokera. Bari bangahe? Twari 6, abana ba papa twari 6. Yego. Na papa. Ubwo mwari umuryango w'abana, Jenoside yabaye muri 7 mu rugo? Twari 8. Yego. Twari 8 mu rugo, na nyogokuru twari na nyogokuru. Hari na masenge wari uri aho ngaho wabaga mu rugo n'umwana we. Yego.
twari nk'abantu bagera mu 10 ninjye wasigaye wenyine ninjye wasigaye na nyogokuru uwo nguwo kuko yari ashaje we yarashaje inzira y'umusaraba yabaye noneho nziza ku itariki 16 naraye aho saa 10 za mu gitondo ba bantu bose bo mu byiza wa wundi yabwiye ko twazanye bose bahise baza uko nakaryamye aho ngaho mu matongo ngiye kubona mbona akadirishya kari gahebaga kubisa umuhoro kaguye imbere kandi ubwo nari ndi mu nzira zo kubyuka ngo ngende usubire mu bihuru nshake aho nakwihisha mu bihuru aho ngaho idirishya bararikubita rigwa imbere mbona ahantu hararangaye habaye ku maguru hariya harakinguye inzugi bazimazemo iryo dirishya ryasaga n'irikinze barikubita umuhoro rigwa imbere nta kindi nakoze urabona kera uburiri bwariho bubakaga intara urutara rw'ibiti bakarambura nyine njye nahise manukana njya muri rwa rutara munsi njyama mu nguni gutya ubwo nyine byari ugutegereza gupfa nyogokuru ahita asohoka yicara ku muryango bati umwana wawe arishya ati ntawe nigeze mbona ati ko batubwiye ko yaraye aje nta iyo sinzi mujyemo murebe mujyemo iby'Imana ikora ntiwamenya basubirayo binjiyemo barurira parafo baramanura bamanuye ya parafo aho nagiye parafo imanuka itya yazihita igwa hepfo kiyubika gutya hahandi indi noneho harijima baza bakabona ku ruhande bakabura inzu barayisaka barayijagajaga babura umuntu n'ubu noneho sinzi uko binjiyemo burya abantu ba kera bari bazi kubika ibiryo hari harimo ibirayi barundagamo bati ha hantu haracyarimo n'ibirayi bahita bahugira gusahura batwara bya birayi uwushyize mu mupira uwushyize mu ibase uwugeze gute uwikoreye akagenda noneho nsigara ndaho na mukecuru naho umukecuru we yabona bagiye akongera akagaruka ati sunika n'ibindi njye nkabisunika bikongera bikansumba nkigira hahandi barasahuye kuva icyo gitondo cyose bageza nka saa 4 abagenda bakabwira bati hariya hari ibintu bakabwira abandi bakagaruka uje yasanga igitoki mu rutoki akagihugira agatema akigendera nirirwa muri iyo nzu na mukecuru ku muryango nko mu masaha 3 n'igice saa 4 ngiye kubona mbona mama araje n'utwana tubiri nawe ati bamvumbuye pfiriya tw'udukobwa ati barambwira ngo nisange mukecuru naho barimo barabategurira kubajyana aho bitaga kwa Rumesha hano barundaga abakecuru n'abana n'abakobwa bose barabajyana babarunze aho ngaho na nyina w'uwo muhungu nakubwiye twitaga Nkusi nawe bari bari aho ngaho bose babashyiraho ariko umukecuru nyogokuru akaba mukuru bo bamubwira baraza baravuga ngo bajye kwa Rumesha ahubwo ati ndabizi ati na mbere hose uko bicaga abantu ndakuzi uko babarundaga ndakuzi reka ngume aha nzagwaho yirirwaho bigejeje nko mu masaha saa 4 n'igice saa 5 nkumva barasahuye bararambirwa ubwo niriwe aho bigejeje bagiye amafirimbi avuze haza kuza umudamu wa konseye Karangwa bitaga Mariya atwara mama avuga ngo agiye kumuhisha kubera ko bari inshuti mbere hose najyaga mbona bagendanana gutyo ngo papa yaranamuhaye n'inka aramutwara ngo agiye kumuhisha abana babiri b'abakobwa na mama nanjye ndazamuka nibuka mu kindi gihuru njyamo umukecuru ariko gutuza guhura nawe agenda ariko hari umugabo bitaga Rukataza ajya kumusaba ko yandaza no kurara mu gihuru Kata niko yabikoze yaraje amurangira aho undi amurangiye aho undi amubwira ko ari bugenda avuga ko ari njyewe umutumye yaje ku gihuru arampamagara
ndamwihorera ahubwo asubira kumubwira ko ntagihari. ntarimo. Barazana baza kundeba nibwo yanjyanye, naraye aho buracya nka saa 9 saa 10 arambwira ati so yari yarahanye inka na konseye Karangwa kandi ntawe ugiwe reka nkujyaneyo musabe aguhishe niyangara ababaye imbwa y'ingegera. Ndaza yanjyaneyo arabimubwira, undi ati nta kibazo, ati na nyina ari hano, n'abashiki bawe. ati ari hano rwose nta kibazo. Ariko byari amayeri, aragenda akingura inzu ya nyina yari iri hepfo hariya gutyo ku ruhande, arafunga ashyiramo kugira ngo Rukata niwe uza aho ndi na konseye nanjye ubwanjye. Cyokora yaragiye abibwira mukecuru, amusanga mu moto amubwira ati muhaye Karangwa turampuza ati umwana wanjye. Ubu yamaze kunshyira muri iyo nzu arafunga, ajya kubibwira mukecuru. Rukata niwe wagiye kubibwira mukecuru, ariko Karangwa urufunguzo nyine yahise afunga agashyira mu mufuka, byari byarangiye anibikiye. Ariko ubwo mama wawe na bashiki be baracyari kwa Karangwa. Muri icyo gitondo hahise haza abajandarume baje muri raporo n'umuntu umusirikare witwaga Munyabugingo wari utuye hano. Munyabugingo yari umuhutu aza hano, ariko ubwo yari yarashigisha araze kubaza ko hari abantu hano nta bagisigaye, nta bantu basigaye. Iyi modoka yajemo niyo bahaye mama ngo nibamutware asange bene wabo za Rubona aho yakomokaga. Ntabwo yase bene wacu aho yakomoka. Ninde wamuhaye imodoka w'umusirikare se? Karangwa yatwawe n'abo basirikare. Batwaye mama wawe? Batwaye mama wawe n'abashiki bawe. Ubu uracyafungiranye muri ya nzu? Ndacyafungiranye muri iyo nzu. Ni muri icyo gitondo cyo ku itariki 17. Ego. Kuri 17 baragiye. Uwo munsi nibwo zari impuhwe zo kumutwara koko? Byari kugira ngo bagende bamwicire hirya, bo yanze kugira, baravuga bati Karangwa cyangwa yanze kumwereka ko ari we mwishe, ugati yanze kumwereka ko ari umwishe, yicwe n'abandi. kuko n'umudamu we ngo yaramubwiye ati umuntu ninjye wamuzanye, aramwohereza iwabo Rubona kandi yarashatse n'ahariho hari urugo rwe, yarashatse n'ahabiti. None aramubwira ati nagende ejo atazanapfa bakavuga ko ari njye wamwishe. Amwohereza atyo, baramutwaye bamuti Rwamagana, bati ngaho agenda. Interahamwe zamufatiye aho bakamubaza aho avuka n'aho agiye, urumva nta busobanuro bundi yari afite, barakubita. Niyo makuru naje kumenya. Kuri 17 nibwo yazamutse yagiye imurire hariya naho hari abatutsi bamwishe kuri za 18 aho ngaho imuriro, nabwo hagiye abasirikare. Uvuga ngo mama wawe n'abashiki bawe baguye za Mwurire? Baguye imurire. Yego. Ngo we uracyafungiranye muri iyo nzu. Noneho harimo umuntu wa Karangwa bitaga Bagaragaza, yari interahamwe, yari afite inkota, yaraje. Nyina niwe wamubwiye, umukecuru ubwo nyogokuru aragenda aramubwira, abwira nyina wa Bagaragaza ko twabanye. Karangwa uriya nkaba ntizeye, nyina agiye kubaza umukazana wanjye akambwira ko yagiye, none n'umwuzukuru wanjye yamwica, ndabigenza nte? Nyirabikara ati se turabigenza gute, ko yanamufungiranye turabigenza gute? Abibwira umuhungu we Bagaragaza aramubwira ati none turabigenza gute? Yari umwicanyi ruharwa. Yego. Ngiye kumva numva araje gufura arayica, ansanga mu nzu. Yansabye ikintu kimwe, yarambwiye ngo kuguhisha ukazana isambu no kukureka ugapfa urahitamo iki? Nabwo ese isambu y'iwacu kuyizi nibaramuka n'ubundi ko bazayitwara, wumvaga izatwarwa n'izindi nterahamwe? Interahamwe batangiye gutera imihate, batangiye kugira gushyiramo imbago mu masambu bigabanya. Arambwira ati njyewe nta kibazo, ati nuba uriho uzampa aho ushoboye, ntawe uzahatwara ubaye uriho. Si ubundi ntimwari mwifite, abandi ntibapfuye kera? Nzahaguha rwose. Urumva byari kugira ngo mbaho wowe kandi wanahamuharega nubwo
numvaga nta byarangiye wari uzi imbere uko bizaba bimeze. yari afite inkota ireshya gutya, numvaga n'ubundi nintagira ari bunyicire aho ngaho, ndabimwemerera, mwemera ko nzamuha ya sambu. Imvura yari iguye, arambwira ati abandi bagiye kubica, ati ubu nawe mu kanya barava kwica, ari we bari buze kwica. Yego, niwe wari usigaye ku Ninjye wari musozi, usigaye iwanyu, usibye wowe na mukecuru. nuko aragufunguriye uragiye. Ingufuri yari yayishe, kugira ngo ajijishe Karangwa aze kumenya ko natorotse, yaragiye acukura inyuma. Nasohokeye inyuma, ingufuri arongera asa n'uyikingaho, nsohokera inyuma, akavura karagwa, ahita ansimbukisha nikubita iwabo. Bari basahuye ibintu, matera, ibintu byinshi, inzu yabo ntabwo byari bujyemo. Yaragiye anseseka muri ibyo bintu byose, nibyo yansesetsemo. Ariko nimugoroba bya bitero byose byavuye gushora b'abadamu n'abakecuru bose bahise feriza kuri ya nzu Kwa Karangwa, kwa nyina. yego, hamwe bari Hamwe bari barabafungiranye. bamfungiranye, bahageze basanga navuyemo. Barebye inyuma yo kugwa inzu barayigose, babona ahantu hatobotse bacukuye. Ati wa muntu yagiye, yamenye ubwenge. Ahubwo nsohotse mu gihuru gutya nkase hepfo hariya, mba nkubitanye n'abantu b'inaha bose batangiye kwikura za mata, ibintu byose bahunga. Ati inkotanyi zaje. Nkubitana n'umugabo bitaga Gasana hano w'Interahamwe n'umugore we Nyirabagenzi, bambwira bati barakwica, dore abantu bose bamaze kukubona. Yankoreye matera nk'umwana we. Kandi yari Interahamwe Cyane. ariko nta mutima bari bagifite wo kwica, Nta mutima bose bari batangiye. bumvaga ko nabo batangiye kugira Bari ubwoba bwo batangiye gupfa nabo. kugira ubwoba. Twaramanutse tumanuka uwo muhanda, duca no kuri bariyeri y'abantu b'iwacu mbareba, nakase gutya, bahita ankatisha ati kata aho ngaho, nikoreye matera. Ahubwo baje gushishoza nyuma ko baba bambonye, ariko ntibambona. Baza bakurikiye cya gitero cy'abantu benshi bahunga bazamuka Karange, ariko urumva bari benshi, urumva nanjye twarihutaga kugira ngo hatagira abandi bantu batubona. Tugeze hano ku Kansinda nibwo yambwiye ati ubu rero ndaje ngende tugendane gutya, ariko niduhura na bene wanyu nanjye uzamfasha kubaho nk'uko nawe ngucikishije. Ubwo yavugaga inkotanyi kuko yari afite ubwoba ko yari amaze kugira ubwoba ko inkotanyi zaje nyine. Ariko akambwira ati nimuhura ntuzavuge ko twicaga, ntuzavuge ko nishe abantu, ntuzavuge ko nishe abantu, kuko njyewe n'ubundi nagendanaga nabo ntabwo nicaga. atangira nyine ko atari ko ati ni ukugufasha nawe uzamfasha. ni ukuvuga ngo nta nubwo yabikoreye urukundo, ahubwo yavuze ati uno muntu bene wabo baje, reka mwitwaze. Ubundi twari bugendane, noneho twazahura n'inkotanyi akavuga ko bamwishe, kuko aho ngaho ba bandi b'inaha batangiye kujya baza bakaza bakajogoramo abantu, babona umuntu bamuzi bakamutwara bagahita bamwica. nubwo bahungaga ariko bagiye bica inzira zose bica. Ntabwo ku itariki 19 mu gitondo haza abasirikare bavuga ko nta nkotanyi zihari. Abasirikare ba leta ya Habyarimana kuri 20 baravuga ngo nta nkotanyi zihari, ahubwo batangira kubagarura inyuma, bagende basubire mu ngo, nta nkotanyi zihari. Bageze Nsinda ku mashuri, hano ibigega biri hari ikibuga ku musigiti. Bahageze inkotanyi nazo ziba zatangiye urugamba mu gitondo. Nanjye ubwo aho kugira ngo ngaruke nakomejemo za Nyarusange, mvuga ninsubira inyuma ndahura n'abantu b'iwacu n'ahantu nzwi banyice, kandi za Kayito twose abantu bose twariganaga, ubu kubonye agahita kumenya ntawe utaricaga n'abana baricaga. Muri make urugendo rwanjye rwabaye urwo. Inkotanyi zagusanze Rwamagana, inkotanyi ziraza zinsanga Rwamagana, ariko epfo aho bitaga Cyabitana. Naraye ahantu mu gishanga hagati ya Rutonde na Nkamba, turaraho. Inkotanyi nibwo zansanze aho, ariko aho Cyabitana kugira ngo haguye abantu benshi bivanze bahunganye n'Interahamwe, bakaza babashyize ku murongo, udafite irangamuntu bakamwica. Umuremure niyo yabaga ari umuhutu ari umuremure yagwagaho. Hari n'uwo nzi bitaga Gahigi hano, ngiye twiga za primaire nari nzi ko ari n'umututsi, naje kumenya ko ari umuhutu nyuma.
bishe abantu, yishe abantu, yari afite n'amagrenade gutya ayambaye, bamwishe, interahamwe za Nkamba na Rutonde bamujuguye aho ngaho kubera uburebure gusa. kubera uburebure n'uko yasaga n'amazuru, bamwicira aho ngaho. Interahamwe niho zamwiciye, Yego. ariko yiyambaza abantu inaha. Ni izangururano z'icyaha nyine n'ubundi. Yiyambaza abantu inaha yabishe nawe, ku buryo nanjye nageze aho ndavuga ngo ubanza bya bintu bizashoboka abantu bashobora guhorerwa. Gilbert, ndagushimiye kuri urwo rugendo rurerure rutoroshye, nubwo mu by'ukuri umuntu bashobora gutekereza ko dufashe umwanya munini, ntabwo ibintu byinshi umuntu aba abyibuka, mu kanya uraza kuba wibuka ibindi bintu, ariko tugana ku musozo, mu rugo iwanyu mwari umuryango w'abantu 10 wasigaye wenyine. Igikomere cyangwa se umutima wo kubabarira ba bantu bakwiciye umuryango, imbaraga zo kubabarira no gukomeza kubaho uyu munsi ukaba uri umugabo ufite umuryango, wazikuye he? Urakoze. Ntabwo byari byoroshye, n'ubu kandi ntabwo byoroshye, ariko hariho gukurira mu muryango mwiza no kurerwa neza ukivuka, ibyo bituma hari ubumuntu buza mu muntu. Yego, murakoze nawe kandi namwe turabashimiye.